Muraho neza abakurikiye Intego Driving School. Uyu ni umwanya mwiza rero wo gukomeza isomo ryacu. Iki ni ikibazo cya mbere kuri kopi ya 9. Mwitegereje neza iyo foto, murabona aho abanyamaguru basa nkaho bahagaze bategereje kwambuka, murabona n'aho imodoka hagenjeje buke kugira ngo ireke batambuke. Baragira bati rero umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakitwara ate? Ese yavuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho? Ibyo ntabwo ari byo. Kongera gukomeza kugendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje, nabyo ntabwo ari byo. Kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atambuka, oya, ahubwo ni ukugabanya umuvuduko mu gihe cyiza akitegura guhagarara. Iki ni cyo. Iyo turangije gukora ikibazo nk'uko bisanzwe duhita dukora ahakurikira. Ikibazo cyabazaga ngo iki? Ikibazo cya mbere kuri kopi ya 9, umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakitwara ate? Igisubizo rero tubonye ko ni ukugabanya umuvuduko mu gihe cyiza akitegura guhagarara. Bavandimwe, iyi porogaramu tuyibashyiriraho kugira ngo murusheho kumumarayizinga amategeko y'umuhanda, ariko burya ntabwo ari ryo somo ryonyine twigisha. Mu Ntego Driving School twigisha gukanika, gusudira, gusuka, guteka, kudoda, by'amahoteli rwose nta kibazo tukabikwigisha, kandi dutanga impamyabumenyi icyiciro cy'ibanze short courses y'amezi 6 gusa. Indimi nk'igifaransa, icyongereza, igiswahili, ikinyarwanda. Dufasha abantu bitegura gukora ibizamini bitandukanye, byaba iby'impushya zo gutwara ibinyabiziga, byaba ibyo gutwara ibinyabiziga, byaba by'agateganyo, byaba ibijyanye n'ayo masomo, kwimenyereza muri ayo masomo, byaba iby'imyanya itandukanye nko mu tuzi twa leta. Warapurayinze ukaba wumva nta utiyizeye, twe tubasha kukubonera imfashanyigisho zijyanye n'uwo mwanya za multiple choice, ukaba wabasha gusubiramo kujyanye n'iryo somo, ubundi ukagenda gukora ikizamini wumva uri seriye nta kibazo. Ikibazo cya kabiri rero, mwitegereje neza iyo foto, umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri akaba yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubinyuraho? Bashaka guca kuri aya mavatiri abiri kandi imbere ntihabona neza, washingira ku ki? Kandi ubona hari imanga, hari ubwo wahura n'izindi zizamuka, wowe ni iki washingiraho? Ngo ugomba kuzinyuraho zombi? Oya, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere. Yego, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere. Twakomeza. Ikibazo cya kangahe? Cya 3. Uretse igihe hari amategeko yihariye wenda yakurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ubundi ikinyabiziga cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini bigomba kuba biri ahakurikira. Mu ngingo 32, ubundi inyamaswa cyangwa ikinyabiziga bihagaze bigomba kuba biri mu kuboko kw'iburyo ukurikije aho waganaga, keretse iyo umuhanda ari icyerekezo kimwe nibwo ishobora kuba wenda iri ibumoso. Ikindi, ukayishyira kure cyane y'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri, byaba ngombwa ukegera akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ku buryo umwanya usigara hagati yawe n'akayira, cyangwa se umwanya usigara hagati y'ibiziga by'ikinyabiziga cyawe n'akayira utarenga santimetero 50, ndetse yaba ari umwanya wagenewe abanyamaguru ukabasigira nibura metero 1. Mubirebe ku ngingo 32 abafite amagazeti. Aha rero, uretse igihe hari amategeko yihariye yakurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ubundi ikinyabiziga cyangwa inyamaswa bihagaze umwanya muto cyangwa munini bigomba kuba biri mu kuboko kw'iburyo ukurikije aho waganaga, uretse umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ibi ni byo. Ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru y'umuhanda ugafite, ku buryo umwanya usigara hagati y'akayira n'ibiziga utarenga santimetero 50, nabyo ni byo. Ibisubizo biri haruguru byose ni ukuri. Twakomeza. Ikibazo cya 4,
Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ibyo ntibishobora gutonda uburebure bw'umurongo urenze metero 500. Ese iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanwaho amatsinda atonze uburebure butarengeje ibipimo bingana iki? Ku ngingo ya 49 rero ugomba kugabanwamo amatsinda afite uburebure butarenze metero 50. Yego, ku kibazo cya 5, umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi, uwo ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko amaze kureba ibi bikurikira. Mu kwitiza akayira k'abanyamaguru ni iki dushingiraho ku ngingo ya 12 kimwe n'iya 21? Ugomba kubanza kureba uko ubutaka bumeze aho hantu ushaka kwitiza. Ikindi ukareba umuvuduko w'ibinyabiziga mutwaye kugira ngo umuvuduko w'ibyo binyabiziga utaba intandaro y'imbogamizi n'uburyo bwo kugenda mu muhanda. Aha rero barabaza ngo umubare w'abanyamaguru, oya. Umuvuduko w'abanyamaguru, ubugari bw'umuhanda, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ntacyo, kuko ugomba kureba umuvuduko w'ibinyabiziga mutwaye n'uko ubutaka bw'aho hantu bumeze. Bavandimwe, ndongera kubashishikariza kuzaho tukabaha serivisi. Dukorera Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center, muri etaje ya mbere hejuru. Uzamukure uturenge dushushanyije hasi ku makaro. Inzu yometseho amakaro y'imyeru, ikaba ifite ibirahure by'imikara hejuru, kandi ikanagira iminara myinshi hejuru yayo. Kimironko, Gasabo, Kigali, Rwanda. Wanaduhamagara kuri 0788 49 500. Hari ibyo udasobanukiwe tukaba twagufasha. Twakomeza ku kibazo gikurikiraho. Ikibazo cya 6, uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Babwita feri yo gutabara. Feri yihe? Feri yo gutabara. Biba mu ngingo 74. Ushaka kwiga amakuru arambuye ku bijyanye na feri wayisoma iyo ngingo. Witegereje neza iyo foto, iki cyapa gisobanura iki? Kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Utegetswe gukomeza imbere gusa. Icyapa gisobanura iki? Aho banyura bazengurutse, aho banyura naho imbere, oya, komeza imbere gusa. Icyo nicyo gisubizo. Cya 8, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kangahe? Dushingiye ku ngingo 29 rero, umuvuduko w'amapikipiki mu isaha ari ahantu heza ntiwemerewe kurenza 80. Ntiwemerewe kurenza 80. Ese iki cyapa gisobanura iki? Kirimo ubwoko bw'ibyapa bitegeka kata ibumoso gusa. Kata ibumoso gusa. Itegereze neza iyi foto. Iki cyo gisobanura iki? Kata iburyo gusa. Kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka, utegetswe gukatira hehe? Iburyo. Icyerekezo gitegetswe. Kata iburyo gusa. Cya 11, iyo akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Iyo akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibikurikira. Ku ngingo ya 52 bateganya ko ingorofani cyangwa utundi tuntu nk'utunyamizigo iyo udusunika, mu gihe utabasha kubona neza imbere yawe, ugomba kuba ari wowe ujya imbere, noneho basi ugakurura. Rero iyo dukurura gahindura titere. Ubusanzwe ugasunika akaba ari akanyamizigo, ariko iyo uri kugakurura kaba ikinyabiziga. Bivuze ngo rero umuyobozi agomba gukurura ikinyabiziga cye. Gukurura ikinyabiziga cye. Birumvikanye. Twikomereze 12. Ese iki cyapa cyo gisobanura iki? Birabujijwe guhindukira. Ntabwo ari gusubira inyuma. Gusubira inyuma ni reverse. Birabujijwe guhindukira. Birabujijwe gusubira inyuma, oya. Ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi, oya. Birabujijwe guhindukira. Itegereze neza iyo foto. Yego, nimuri kuyibona. Ni ayahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibihu? Mu gihe cy'ibihu rero ni kamenabihu y'imbere, kamenabihu
y'inyuma n'amatara magufi. Kamenabihu y'imbere, kamenabihu y'inyuma n'amatara magufi. Twakomeza. Cya 14, abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batayobowe n'umwarimu, abo bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no kunyura ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira. Ubundi abanyamaguru batatanye bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batayobowe n'umwarimu, abo bategetswe kunyura hehe? Bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye bugenewe gusa kunyurwamo n'abandi, kunyurwamo n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Wabisanga mu ngingo ya 48. Bugenewe kunyurwamo gusa n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya imihanda. Yego. Tujya tugira amahirwe ku bantu bamwe na bamwe baba bifuza kwiga bakaba babuze ubushobozi. Iyo duhamagaye dushobora kuguha inzira nyinshi zishobora kugufasha. Ku mpamvu z'abafatanyabikorwa, tugira abafatanyabikorwa bashobora kukwishyurira gukanika, gusudira, gusuka, guteka, kudoda. Hari n'abo bishyura 100% rwose, wowe ukiga nta kintu kimwe usabwa. Hari ubwo haboneka abakwishyura 50%, nawe ukaba wagira uruhare rwawe. Igikenewe rero ni iki? Ni ukuduhamagara kuri 0788 795 200 ukadusobanuza. Iyo iyo poromosiyo idahari ukaba ukeneye kwiga nawe ushobora kwiyishyurira. Si ayo masomo rero yonyine twigisha n'ibyo gukina amafilimi, muzika, théâtre, indimi nk'icyongereza, igifaransa, igiswahili, ikinyarwanda. Dufasha abantu kwimenyereza kwitegura gukora ibizamini by'amasomo atandukanye. Ibifashanyigisho zishobora kugufasha muri ayo masomo, ibizamini by'akazi, ama-interview n'ibindi bitandukanye. Kwimenyereza gukora imirimo, kwimenyereza ibijyanye no gukoresha computer, ibyo byose wowe nukenera serivisi ujye utuvugisha. Igihe idahari iwacu dushobora kukuyobora mu bakora imirimo nk'iyo dukora, ariko serivisi washakaga ntibe wayibura cyangwa ngo ubure ahandi uyibariza. Ikindi n'abanyempano, abantu baba barize cyangwa se bafite impano yo gukina filimi, théâtre, ibintu byo gukora udukino, udufindo, utuntu dutandukanye, amatekinike, watwegera tukakubasha kukudevelopa mu mpano yawe, cyangwa se tukaguhuza n'abafite ubushobozi bwo kuba bagutera inkunga, maze nawe ukabona umanajya, bizinesi yawe ikaba yazamuka cyangwa se impano yawe. Birashoboka. Dukorera he? Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center, muri etaje yometse amakaro y'imyeru, ifite ibirahuri by'umukara, hejuru ifite iminara myinshi. Uzamuka ureba uturengere muri etaje ya mbere ku muryango wa 6, cyangwa ukaba wadusura YouTube channel Intego Driving School, Facebook page Intego Driving School, Twitter Intego Driving School, browse yacu ni www.intego-driving-school@gmail.com, cyangwa se ukaba wanatwandikira kuri email Intego Driving School. Sizo gusa na za LinkedIn turazikoresha n'amapeji atandukanye, no muri Google wanditsemo Intego Driving School ushobora kubona Google Map ikugeza aho dukorera, biroroshye. Ikibazo cya 15, ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni kangahe? Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri ni 50 mu isaha. Mu ngingo ya 29 niho ushobora gushaka icyo kibazo. Icyakora ku ngingo ya 2 mu igazeti ho bagena ko igihe nta mategeko awugabanya kandi yihuta uko byashoboka kose ntiyarenza 60, nubwo itemerewe kuyigendamo. Yemerewe kugenda muri 50 nk'uko ariko itegeko ribiteganya mu ngingo ya 29. Twakomeza. Itegereze neza iyo foto. Ku kibazo cya 16, hari umunyegare ugenda, hari nawe utwaye imodoka, kandi hari icyapa, plutôt hari ibimenyetso bimurika, feu rouge yatsemo itara ry'icyatsi kibisi ryemerera umugenzi gutambuka.
barabaza ngo ni iki wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka gukatira wenda iburyo. Wari wemerewe gukatira iburyo ariko wabanza ukareka uwo munyegare agatambuka. Kata ikoni imbere y'umunyegare, oya ntibyemewe. Vuza ihoni umenyeshe umunyegare ko ushaka gukatira iburyo, nabyo ntabwo byemewe. Emerera umunyegare akomeze inzira ye, ibyo byo nibyo. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. 17. Iyo ikinyabiziga gihagaritswe wenda nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko cyababereye wenda imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Dushingiye ku ngingo ya 33, igihe uparitse ku nzira nyabagendwa ugomba gushyiraho ibimenyetso byabigenewe. Ni ibihe? Ni ugucanira rimwe amatara ndangacyerekezo bitewe n'uko ibihe bimeze, ni ukuhatereka akapa ka mpande eshatu, cyangwa se ukaba watereka itara risa n'icunga rihishije, rimyasa cyangwa ry'umuhondo. Ariko hari abatarebwa n'iryo tegeko. Abo se bo ni bande? Badategetswe gushyiraho ibimenyetso igihe bahagaze ku nzira nyabagendwa. Yego, mu igazeti rero mu ngingo ya 33 muraza kubabonamo abasha kubasha kubona amahirwe yo kuyisoma. Abatayifite mwaduhamagara tukayiboherereza. Yego, ni ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande kimwe na velomoteri. Ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande na velomoteri. Cya 18. Itegereze neza iyo foto. Harimo amoko abiri y'ibinyabiziga ndetse afite amabara atandukanye. Harimo iy'icyatsi kibisi n'iy'umutuku. Muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Byombi bihagaze nabi. Kubera iyo mpamvu mu ngingo ya 33 bateganya ko niba ugiye guhagarara hafi y'aho abanyamaguru bambukira ugomba kwigira hirya ya metero 5 uhereye kuri wa murongo uciye aho mugomba kuba mwakabaye muhagaze igihe ushaka kugira ngo ureke umunyamaguru yambuke. Hafi aha rero nimuza kureba mu muhanda mu nzira nyabagendwa uraza kuza gusangamo ahantu haba hari umurongo wigije nk'inyuma iyi modoka y'umutuku cyangwa y'icyatsi kibisi, uba ukata utambika ku baza binjira mu muhanda iburyo n'abaza binjira mu muhanda iburyo bwo ibumoso bwo hakurya ku bandi mu kindi gisate. Iyo mirongo bombi birasa nkaho bayirenze kuko ntabwo turi kuyibona, bakabaye bayisize bagasiga sipanse yayo. Nyuma yayo rero yo kuba tuyireba ukigira hirya ya metero 5. None rero aba bombi bahagaze nabi. Bakabaza ngo ni ikinyabiziga cy'umutuku, iki cyatsi kibisi, ibinyabiziga byombi. Ku kibazo cya 19, ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse kwerekana ihindura ry'ibyerekezo ryabyo n'umuvuduko, birabujijwe gukora andi matara twishakiye cyangwa utugarura rumuri uretse ibitegetswe n'iri teka, ariko ibyo ntibireba amatara akurikira. Ibi barashaka kuvuga iki? Ahangaha ni hahandi usanga abamotari bifashe bo bakikorera amatara yabo bishakiye, utugarura rumuri bishakiye, maze bakabifunga ku kinyabiziga ubundi bakagenda biyemera. Ibyo rero ntibyemewe mu ngingo ya 41 mu igazeti. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura rumuri uretse ibitegetswe cyangwa ibiteganwa muri iri teka. Cyakora ibyo ntibikurikizwa ku matara ari imbere mu modoka. Amatara ndangaburumbarare, amatara ari imbere mu modoka yo ushobora kuyagira amabara ushaka, ariko icyo gihe ugahita ushyiraho fime mu birahure cyangwa se ugashyiramo amarido ku buryo abayobozi bandi badashobora kuhabera imbogamizi. Mu gihe rero ibyo utabikoze ugashyiramo umweru cyangwa umuhondo. Ikibazo cya 20, witegereje neza iyo foto wowe iki cyapa kikubwira iki? Kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Ubujijwe gukatira hehe? Iburyo. Ubujijwe gukatira iburyo. Icyapa gisobanura iki? Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. Oya. Tanga inzira ku bindi binyabiziga bigenda mu muhanda ugiye gukatira iburyo. Oya. Birabujijwe gukatira hehe? Iburyo. Iyo dusoje rero uhita ukanda kuri reba amanota. Icyakora iyo ubona ugifite iminota
ushobora gusubira inyuma ukagenda ureba bimwe mu byo wumva ukeka ko waba wishe, ariko iyo uri shuwa neza uvuga uti ibyo nakoze ni ibi n'ubundi niyo nabisubiramo ntacyo nahinduraho, uhita ukora kuri reba amanota, ukanda kuri reba amanota ugategereza ibisubizo. Iyo umaze rero gukora kuri reba amanota mu minota mike cyane ako kanya uhita ubona igisubizo. Reba urabona amanota tubonye nangahe? 20/20. Aho havuga ngo amanota nagize nicyo gisubizo. Ubwo iyo harimo kano kavi ni ikimenyetso cy'uko uba watsinze, ushobora guhita witahira ukajya kwigurira akantu. Aha rero kurisubiramo ushobora kuhakora iyo uri kwiga kugira ngo usubiremo urebe niba hari ibyo wishe cyangwa se uko usubiyemo wabasha kubishobora. Iyo ukoze rero kuri kariya gafureshe k'ibumoso hejuru uba ushatse kujya kureba indi kopi. Amanota tugeze murabona ko ari angahe? 20/20. Bivuze ngo twabisubije neza. Abavandimwe, iri somo ry'amategeko y'umuhanda tunyujije kuri YouTube turibaha nk'inkunga kubafasha kugira ngo murusheho kumenya abishakira uduprovisoire, ariko namwe mutube hafi. Ushobora kudutera inkunga binyuze mu biganiro, mu nama, mu nyungurabitekerezo, muri comment, subscribe. Wanadutera inkunga ukoresheje Momo Pay y'Intego Driving School 096882, ukadushyiraho agafanta ntacyo byaba bitwaye, udushimira ko wenda amasomo twaguhaye hari icyo yagufashije. Ushobora kwifuza kwifatanya natwe mu gukora uyu murimo, waza tukakwereka icyo usabwa ugashyira imigabane muri kampani tugakorana. Ushobora kwifuza kwiga andi masomo atandukanye ajyanye n'ibyagufasha mu buzima, nko kudoda, gusudira, gusuka, guteka, gukanika, ibintu bitandukanye turabifite twigisha. Ushobora gukenera ko tuguhugura mu yandi masomo atandukanye, wishaka kwimenyereza gukora ikizamini cy'akazi ku mwanya wawe wadepojeho. Ushobora kwiteguza gukora ikizamini kijyanye no gutsinda amasomo y'ishuri. Ibyo byose twagufasha. Waduhamagara kuri nomero 0788795200 cyangwa ukatwandikisha kuri email integodrivingschool@gmail.com. Wanadusura kuri website yacu www.integodrivingschool.com, maze ibintu bikagenda neza tukarushaho guhugurana cyangwa se gukomeza mu masomo. Dushingiye rero ko cya kibazo cyabazaga cya mbere, ahangaha ni ibisubizo urabona ko byagiye biza. Yego, umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakitwara ate? Mu gisubizo rero ni ukugabanya iki? Kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza yitegura guhagarara. Ikibazo cya kabiri nacyo babazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri akaba yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubinyuraho? Si byiza ko yabinyuraho atabasha kureba neza imbere. Yego, twakomeza. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ubundi ikinyabiziga cyangwa inyamaswa bihagaze umwanya muto ku ruhande rw'umuhanda bigomba kuba biri mu kuwe kuboko. Ubundi bigomba kuba biri iburyo ukurikije aho waganaga, kandi ukegera bishobotse akayira k'abanyamaguru. Ibinyabiziga berekenyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenze 500 m. Bibaye bityo, ibinyabiziga berekenyije mu butumwa bigabanywamo amatsinda atonze uburebure butarenze metero zingahe? 50. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko amaze kureba ibikurikira ntabyo rero bari bashyizemo. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro igihe feri idakora neza babwita feri yihe? Yo gutabara. Ese iki cyapa kivuga iki? Icyapa kivuga komeza imbere. Iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kangahe? 80. Iki cyapa gisobanuye iki? Kata ibumoso gusa. Ese kino cyo gisobanuye iki? Kata iburyo gusa. Iyo ikinyabiziga gisunikwa cyangwa akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo bitwaye bidatuma umuyobozi abasha kureba neza imbere ye, umuyobozi agomba gukora iki? Gukurura ikinyabiziga cye. Iki cyapa gisobanura birabujijwe guhindukira. Bimeze bitya nko mu gihe hateye hatya, ese wowe na yahe matara wakoresha? Amatara akamenabihu y'imbere n'inyuma kimwe n'amagufi. Abanyamaguru batatanye cyangwa bageze udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batewewe n'umwarimu bategetswe kunyura
n'utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye bunyurwamo n'abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya imihanda. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni kangahe? 50. Mwene nk'aha uzajya ukatana umunyegare? Oya, nzajya nemerera umunyegare abanze akate iburyo. Iyo ikinyabiziga gihagaritswe ari nijoro cyangwa se wenda hatabona cyangwa gihagaze ahantu cyabereye imbogamizi, ahantu hatemerewe guhagarara, ese ukoresha ibihe bimenyetso? Kapa ka mpande eshatu, cana rimwe amatara ndangacyerekezo, kwatereka itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije rimyasa. Yego. Ese ni bande badatekereza gushyiraho ibyo bimenyetso? Abatwaye amapikipiki adafite akanyabiziga gakometse ku ruhande na za velo moteri. Ushingiye kuri aya mafoto urimo kureba, ni iyihe modoka iparitse nabi mu buryo wowe usobanukiwemo? Ibinyabiziga byose rero bihagaze nabi. Ese ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga, ukumurika kwabyo, ihindura ry'ibyerekezo byabyo n'imivuduko, ubundi bibujijwe kwikorera andi matara dushaka cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe cyangwa ibiteganywa mu iteka. Gusa ibyo ntibireba amatara yahe, amatara ari imbere mu modoka. Mugenzi wanjye, aya masomo yakurikire, ni meza, yagufasha. Mu buhe buryo? Wifuza gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo, aka kantu rwose ni sure deal ku buryo ushobora guhita utsinda bitakugoye. Ni hehe abarizwa? Mu Ntego Driving School. Ese Ntego Driving School ni iki? Ntego Driving School ni ishuri ryigisha imyuga, n'indimi. Ese rikorera hehe? Kimironko, hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center. Aho ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, ho mu mujyi wa Kigali, igihugu ni mu Rwanda. Nababona mu buryo bunyoroheye bute? Nkoresheje telefone 0788 995 cyangwa se nkabasura aho baherereye, biroroshye cyane. Ikibazo gikurikira aricyo cya nyuma, ikibazo cya 20. Ese cyavugaga iki? Iki cyapa wowe umva kivuga iki? Birabujijwe gukatira hehe iburyo? Mugenzi, duhamagare nimba ushaka ubusobanuro bwimbitse, niba wifuza izindi nyunganizi, niba wifuza gukorana natwe, niba wifuza gusobanuza. Si ibyo gusa, rega twigisha ntabwo ari amategeko y'umuhanda gusa, dufite n'ibindi bitandukanye: gukanika, gusudira, gusuka, guteka, kudoda, kuvanga amarangi, indimi, Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda, Igiswahili, ku amakompiyuta, ibijyanye na Adobe Premiere Pro, ababizi murayizi umumaro wayo muri video production, ibijyanye na Illustrator, Adobe Illustrator, abakora za graphic design murabizi iryo somo icyo rifasha, Photoshop, Photogrid, ibintu bijyanye no gutunganya amafoto, ibyo byose turabafasha. Si ibyo gusa rero, na computer basic skills, ibintu bijyanye no kumenya gukoresha Excel, Word, PowerPoint, Internet Explorer, ibintu bijyanye na computer informatique, turabahugura, ntabwo bigoye. Ibijyanye no gukora imiziki, amafilimi, ibyo byose biroroshye cyane, kandi mu gihe gito uba ubashije kubona ubumenyi wajyana ku isoko ry'umurimo, nawe ukaba wakihangira umurimo bitakugoye. Ukeneye ubundi busobanuro bwimbitse, waduhamagara cyangwa ukatwandikira ubutumwa, yaba WhatsApp, SMS, wadusura kuri amapeji atandukanye, ujye wandikamo Intego Driving School, ibindi bizajya byizanamo. Kuba ufite interineti cyangwa wagiye muri researchers ya Google, biba byoroshye kuhita ubasha kubona Intego Driving School, ubundi ukadusura, cyangwa se ukaba waduhamagara kuri 0788 795 200. Iki kiganiro tukinyuzaho mu bihe bitandukanye, ubundi dukunda kugishyiraho saa 9 kugeza saa 11. Tuba twigisha biri live. Icyakora iyo wacikanwe n'iryo somo, ushobora kugaruka kuza kurireba kuri ya page yacu, ukabasha kubona amakuru y'ibyatambutse, maze nawe ugasubiramo rya somo abandi bize utabashije kuboneka. Ni mwarimu Manirutabanze Jean Pierre mu Ntego Driving School. Naho ubutaha, murakoze kwitabira iri somo ry'uyu munsi. Mbashimira ko mutajya muba kure yacu, mugerageza kwifatanya natwe. Hari abagerageza kuduha inkunga tukabibona, ariko
n'abataratera iyo ntambwe mwaza tukifatanya ntacyo bitwaye, gukora uyu murimo ni iby'agaciro. Naho ubutaha murakoze.